Hari ukuri gukomeye abantu benshi batavuga. Hari ibintu bito bito abasore bakora buri munsi ariko bikangiza urukundo rwabo bucece. Ntibabimenya vuba ariko nyuma y'igihe umukobwa aragenda cyangwa se agahindura uko yakubonaga. Ikibazo si uko utamukunda, ikibazo ni amakosa ukora utabizi. Uyu munsi tugiye kurera hamwe ibintu 14 utagomba gukora na rimwe niba ushaka yuko umukobwa agukunda by'ukuri. Hari umusore witwaga Eric yakundaga umukobwa witwaga Diane. Mu ntangiriro zabo Diane yamwitagaho cyane, ibiganiro byabo byose byari byiza bikagenda neza, ariko buhoro buhoro byatangiye guhinduka. Diane yasubize message vuba, agenda amwitaho gakeya maze arigendera. Eric niyumvaga ibyo yakoze yaribazaga ati ese nakoze iki? Nyuma yo kwisuzuma yaje kubona ko hari ibintu byinshi yakoraga byangije urukundo rwabo. Uyu munsi ibyo Eric yanyuzemo nibyo tugiye kubafasha gusobanukirwa. Ikintu cya mbere, ntuzigere uba desperate. Eric yaganira Diane amusaba attention. Desperation igabanya value, ituma uboneka nk'utari special. Uwihangana aruta umunyembaraga. Jya ushaka ariko ntukabo gusaba urukundo. Na ikintu cya kabiri, ntuzigere umushyira hejuru yawe. Eric yamufataga nk'ikirenga, yirengagiza ubuzima bwe. Iyo wimanura nawe agufatira hasi. Wikunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Na ikintu cya gatatu, ntuzigere uba boring. Example, ibiganiro bisubiramo nta hamuro. Attraction ikenera emotion. Na ikintu cya kane, ntuzigere ubeshya. Trust yubatse urukundo. Ukuri kuzabakiza. Na ikintu cya gatanu, ntuzigere utamwubaha. Jya umwubaha buri gihe. Respect iko foundation. Jya wubaha mugenzi wawe. Na ikintu cya gatandatu, ntuzigere umugira center y'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bugomba kuba bugari. Na ikintu cya karindwi, ntuzigere umutera stress. Drama nyinshi, argument zidashira. Na ikintu cya munani, ntuzigere uba available buri gihe. Security iko attraction. Ikintu cya 9, ntuzigere utakaza confidence yawe. Confidence ni ikurura. Na ikintu cya 10, ntuzigere umushyiraho pressure. Ibintu byose bifite igihe cyabyo, igihe cyose gifite umwanya wacyo. 11, ntuzigere ureka kumwumva. Kumva bihwanye n'urukundo. Na 12, ntuzigere uba negative. Energy mbi iri mwica interest. Na 13, ntuzigere ureka kugira direction. Vision iko attraction. Abatagira icyerekezo iteka ryose bahora mu buyobe. Na 14, ntuzigere wirengagiza intention yawe. Umutima wawe urabizi. Isomo ry'ingenzi, gukundwa ntibisaba ibintu byinshi, bisaba kwirinda amakosa make ariko akomeye. Wabona iki muri 14 wigeze gukora? Twandikira hasi muri comment, ukande like, ukande subscribe niba ushaka ukuri kugufasha. Kandi nkubwira ko mu yindi video nzakwereka uburyo 8 wakora akakwifuza.